Banje gushimira wowe uteze amatwi Overworld TV Rwanda, nkwaye ikaze kuri uru rubuga. Wibutse gukanda subscribe niba utarayikora. Tugiye kurebera hamwe abantu batatu utagomba kwibagirwa mu buzima. Ni kenshi wagiye ubwirwa kwibagirwa ndetse ugahanagura byinshi mu buzima bwawe, ndetse n'abantu benshi mu buzima bwawe usanga nta mumaro bifite, ariko rwose ndagira ngo nkubwire abantu batatu mu buzima utazigera wibagirwa, kandi ibi ngibi bizagufasha gutera intambwe mu buzima ihambaye ndetse ubashe kubaho neza. Hari abantu benshi ugomba kumenya ko mu buzima muzahora muhura, kandi uko byagenda kose ni abantu bazatuma ubuzima bwawe bugenda neza ndetse ukabwinjoyinga mu buryo budasanzwe. Umuntu wa mbere utagomba kuzibagirwa mu buzima ni umuntu wa wundi wagushyize mu bibazo, cyangwa wa muntu wagerageje uburyo ashoboye bwose kugira ngo ugere mu mage ndetse no mu bibazo bidasanzwe. Ni wa muntu wagerageze uko ashoboye kose kugira ngo akwirukanishe ku kazi. Ni wa muntu kandi wagerageje uko ashoboye kose kugira ngo intego wiyemeje zere kugerwaho, arakugambanira ndetse urabimenya. Mu minsi wenda yagiye isimburana, wari uzi neza ko wenda ari inshuti yawe, cyangwa wenda n'ahantu henshi mutahurira. Biragoye ko ushobora guhurira umuntu ahantu hadasanzwe cyangwa se wenda hasanzwe, mugahura agahita akugirira nabi atakuzi. Ibi ngibi bisaba ko aba ari inshuti yawe cyangwa se yari akuzi mu buryo budasanzwe. Ashobora kuba wenda ari nk'umuntu mwari musanzwe muvugana, cyangwa wagiye ubwira intego zawe. Niyo mpamvu nkubwira ngo niba hari byinshi ugomba kuganiriza abantu, bireke ubyihorere, kuko nta musaruro uva mu magambo menshi. Uyu rero ni umuntu wenda wari inshuti yawe, agushyira mu bibazo kenshi, arakugambanira ndetse kenshi mu byo wagerageje ajya agufungira amayira. Urabizi neza, usanzwe uzi ko uyu muntu ibibazo wisanzemo ari we wabigushyizemo. Uyu muntu ntabwo ugomba kumusiba mu buzima cyangwa ngo umwirengagize. Usanga dutuye mu isi irimo abagambanyi ndetse n'abantu benshi batifuza iterambere ryawe. Wenda bakakubwira ngo congratulation, nyamara mu mitima bavuga ngo rwose icyaduha agafeiringa cyangwa agatsindwa muri ibi yatangiye. Ndetse imishinga myinshi uhora utangira, uyu muntu agerageza uburyo ayihagarika. Ntukwiye kuzamwibagirwa mu buzima bwawe, kuko impamvu numwibagirwa hari byinshi nawe uzaba uhomba. Uzatangira imishinga ndetse ishyirwe hasi, nyamara utazi ubitera. Icyo ugomba rero ni uguhora uzirikana uyu muntu, ukamenya strategy akoresha ndetse n'ibyo akora bya buri munsi, kugira ngo umunsi ategura ibitwaro bya kirimbuzi byo kugushyira hasi cyangwa byo kuguteza ibibazo, umenye uburyo uzabivamo n'uburyo uzahanduringa icyo kibazo. Iyi ngiyi niyo mpamvu ugomba kuzirikana uyu muntu. Umuntu wa kabiri ni wa muntu wagutereranye mu bibazo wari urimo. Yarabibonaga ko uri mu bibazo kandi utorohewe rwose, ndetse wamwatse ubufasha ariko ntiyagira ikintu agufasha habe na mba. Nta kintu na kimwe yigeze akora, nyamara wenda yari afite n'ubushobozi bwo kuba yagukora muri icyo kibazo, kandi vuba kandi rwose bikihuta. Uyu muntu ntiwumva ko wenda ari umuntu wo mu muryango cyangwa se umuntu wa hafi yawe wari witezeho ubushobozi ndetse no kuba yagufasha, ariko arakwihoreye ngo wigwarize kandi wigwaneho ubage wifashe. Wenda ni umuntu wo mu muryango, ndetse niba akwimye ubufasha mu gihe wari ubukeneye, uzatangira kumufata nk'umuntu usanzwe ndetse utagize icyo avuze mu buzima bwawe. Muzasigara muhujwe n'isano gusa, usibye kumubona nk'aho nta kintu avuze mu buzima bwawe. Uzatangira kumwishisha kandi umukeke amababa. Niba uyu muntu rero wari umwitezeho ubushobozi kandi no kugufasha, rwose uzatangire kubitekerezaho kabiri. Gusa uyu muntu ntuzigera umwibagirwa mu buzima bwawe. Uzahora uzirikana ko hari umuntu wari witezeho ubufasha ndetse nabuguhe. Utangire kumenya ibyo wowe ukora ku giti cyawe, ariko nanone uyu muntu ntukwiye kumusiba mu bitekerezo byawe, kuko urabizi ko igihe uzaba ugeze ku ntsinzi azaza kugana, ariko kabone niyo wamugirira neza. Ntukwiye kwibagirwa uyu muntu rwose, kuko isi niko yubakitse. Hari abantu benshi bazagushyira mu bibazo ndetse barebe urimo muriro urimo gutya, bakwitegereze nta kintu na kimwe bafite bakora. Hari n'abandi nanone bazagerageza kugukura mu bibazo,
niyo mpamvu umuntu wa gatatu ari wa muntu uzagerageza kugukora mu bibazo ndetse ubwawe nta bufasha cyangwa se wenda utari uniteze ko ari umuntu uri bugukure mu bibazo. Uyu muntu wagerageje kuguhereza umugozi ngo uve mu mwobo w'ibibazo washyizwemo n'inshuti zawe cyangwa bagenzi bawe, wari witeze ko bari bukugirire neza ariko ugasanga nk'umuntu utakuzi cyangwa se umuntu utari witeze agukuye mu bibazo. Uyu muntu uzahore umutekerezaho kandi uziture ineza yakugiriye mu gihe ubifitiye ububasha. Hari igihe wenda uzamushimira akakubwira ati nta bintu birenze, ni ibisanzwe, ariko uzamushimire kuko icyo uzaba ukoze uzaba uremye isano ikomeye hagati yawe nawe, ntabwo ugomba kumwibagirwa. Kandi uyu muntu kuba wamushimira ntabwo ari wowe wigiriye neza, kuko ibyo agukoreye n'umushimira azabigirira n'abandi batari wowe. Ni nako uzubaka umuryango mugari wishimye kandi urimo abantu bagira neza cyane, kuko n'umushimira ntabwo ari ahangaha azagarukira cyangwa se wagarukire kuri wowe wenyine. Impamvu aba bantu utagomba kubacira urubanza urwo ari rwo rwose, niko isi yubakitse. Ugomba kumenya ko icyo bizagufasha, uriya muntu wagushyize mu bibazo icyo azakwigisha ni uko ugomba kumenya ko abantu bahora ari babi, kandi hari abantu babi ugomba kuzahura nabo uko byagenda kose. Bakakugirira nabi atari ukuvuga ko wenda bakwanze, ahubwo ariko imitima yabo iteye, ko ari imitima iri negative kandi igomba gucirwaho cyangwa se igashyira abandi bagenzi babo mu bibazo. Aba ni abantu bahora bagambirira gushyira bagenzi babo mu bibazo, atari uko wenda hari ikindi cyangwa umutima mubi babikorana, ahubwo bo niko baremye. Aba ngaba rero bagerageza kugukora mu bibazo nabo ni abantu beza, abo ngabo niko baremye. Kandi wenda imico yabo cyangwa se imyifatire n'uburyo barezwe bakuze babwirwa kugirira neza abandi. Iki rwose nabwo ni indangagaciro ugomba kwiga mu buzima nawe, hanyuma ugatangira kugira neza abandi, kabone niyo waba nta neza witeze ko wenda bazakwitura, ugomba kubagira neza nta kindi kintu urebyeho. Mu buzima busanzwe uzahura n'aba bantu uko ari batatu mu buzima, uko uzabaho kose ni n'umurage ugomba kuzaha abana bawe. Nizeye ko wakanze subscribe kandi ko aba bantu rwose udakwiye kwibagirwa mu buzima busanzwe. Twareberaga hamwe abantu batatu utagomba kwibagirwa mu buzima. Nk'uko bisanzwe, njye nitwa Thomas. Mugire ibihe byiza. Bye.